Ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri Safi Family TV. Ngiye mugiye kubana nawe muri iki kiganiro nitwa Safi. Tugiye kureba bumwe mu bwoko bw'amabuye. Iyi ni part 2. Tugiye kureba kuri diamant kuri kira video. Ubushize twarebye kuri tourmaline. Nababwiye uko tourmaline ari ibuye ry'agaciro rihenze kurusha andi mabuye yose, riri ku mwanya wa kabiri ku isi mu mabuye ahenze. Uyu munsi tugiye kureba ibuye bita diamant. Ndakeka warigeze wumva ijambo diamant mu bitangazamakuru, muri bagenzi bawe babivuga hirya no hino ndetse n'ahandi. Mu by'ukuri ubu ni bumwe mu bwoko bw'amabuye buhenze ku isi kurusha ayandi yose, dore ko buri no ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza ngo mbese aya mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa diamant mu gihugu cy'u Rwanda turayagira? Shyiraho akabazo niba uzi ko tuyagira, andika muri comment. Mu by'ukuri aya mabuye ni amabuye ahenze cyane cyane ko iri buye uramutse urifite iwawe mu gihugu runaka, bamwe mu nshuti zawe zikabimenya, inzego z'igihugu zikabimenya, yewe abagukurikirana ni benshi. Ndakubwiza ukuri yuko bagukurikirana gusa atari ukugira ngo barikugurire, ahubwo ari ukugira ngo babe baguca umutwe, nabo ubwabo barigire, barigurishe, mbese ribungukire nabo ubwabo. Cyitonderwa kandi, iri buye ryo mu bwoko bwa diamant cyangwa se iri buye ry'agaciro ryitwa diamant, urashobora kurigira uyu munsi bakakugambanira bakarigukuraho, uwarigukuyeho nawe bugacya mu gitondo bamenya ko rifite bakamugambanira bakarimukuraho. Mu magambo makeya, niba ushaka amahoro, kuramira muri iyi si, kurya bike byiza biguhagije ariko nanone bikuzanira umutekano, sinakwifuriza kugira ngo uzabashe gutungira ibuye cyangwa se uzabashe gukora kuri iri buye. Gusa nanone bamwe mu bayakoraho aya mabuye bagendana intwaro, inkota zityaye, ababarinda benshi ndetse n'ibindi. Itonde rero, iri buye uramutse urifasheho ube witeguye kumena ndetse no kumeneka amaraso, kuko ni rimwe mu mabuye ahenze cyane ku isi. Iri ngiri urashobora kuba urifite mu by'ukuri mu karere utuyemo cyangwa mu murenge utuyemo, niba nta ndege zahagwaga uwo munsi zikarara zihaguye, niba nta nzego z'umutekano zahageraga uwo munsi bukira zihageze. Mu by'ukuri niba nta wagusuraga iwawe bakagusura ari benshi, byumvikane ko ni ibuye ryiza kandi rihenze, ariko nanone ririmo kumena amaraso, gukurikiranwa, kwitonda ndetse n'ibindi. Ubutaha rero tuzareba mbese aya mabuye aboneka mu kihe gihugu, cyangwa se ahaboneka cyane ni hehe, mbese yo agurishwa ate, ese ni mu buremere, ni ku munzani, ni mu biki? Njyewe nitwa Safi. Ubutaha kandi tuzareba no ku bwoko bw'andi mabuye. Ahangaha ni ikiganiro kivuga ngo twige ubwoko bw'amabuye. Iyi ni part 2, part 1 yaratambutse, tuzabazanira na part 3. Ndabashimiye cyane, mukore subscribe, like, share na comment, sharing iyi video kuri bagenzi bawe babashe gusobanukirwa rimwe muri iri buye, basobanukirwe diamant cyari cyo.